ariko umunezero wabo ntabwo ari umunezero wo mu mutima. Haba hari indi mpamvu iwusunika, kandi icyo cyatumye banezerwa iyo kirangiye n'umunezero wabo urarangira. None twe turanezezwa nuko tugiye kujya ku mugezi. Haleluya. Umuririmbyi wundi ndumva naririmba, kuko ntago kubwiriza bihishura umunezero nko kuririmba. Kuko kuririmba bizashira, kubwiriza bizashira, ko kuririmba bizahoraho. Abo ku musozi w'umugisha, Imana ibaho umugisha. Mwibere ku musozi w'umugisha. Haleluya. Umuririmbyi yaririmbye ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga. Haleluya. Haleluya. Sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ye. Sinzibagirwa igihe ninjiraga mu buturo bwera ngahingukira ku gicaniro cy'ibitambo. Sinzibagirwa igihe natangiraga urugendo. Ariko intangiriro y'urugendo ntago ifite agaciro nk'uko rusozwa. Umufaransa abyitegereje aravuga ngo c'est la fin qui justifie les moyens. Ngo iherezo niryo risobanura uko urugendo rwagenze. Benshi mu bari aha ngaha babimenye ko mu buryo bugaragara bw'igishushanyo Imana yungutse abana bayo. Hari icyo tutazi, ni uburyo bw'umwuka. Buriya Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera nibo bamenye yuko twabyaye abana bazima. Kubyara ni kimwe, ariko no kubyara umuzima ni ikindi. Ese umwana muzima arangwa n'iki iyo avutse? Arahumeka. Guhumeka ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu ari muzima, kandi yahumeka n'indi mirimo akora. Ariko aba bana bavutse sangahe? Haleluya. Abana bajya bigira amatsiko yo kumenya amasaha bavukiye. Aba bana bavutse, ndagira ngo mbabwire yuko nubwo turi saa sita zirenzeho iminota mikeya, mwavutse isaa 11. Mwavutse sangahe? Muvutse saa 11. Abahinzi barahinguye, kandi abera bagiye kugabana ibihembo. Haleluya. Ariko Imana ubuntu bwayo butarondoreka, bwa buntu bwinshi yatugiriye muri Kristo, igiye kubahembana niba mubaye maso. Igiye kubambika amakamba niba mubaye maso, hamwe n'abatangiye mu gitondo saa 12. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uko Imana ihemba ntago ariko mpemba. Uko Imana iri sikondi, kandi Imana ishimwe ko Imana ataremire. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tumaze iminsi twiga amagambo meza, bitewe n'aho amasaha ageze byangora kuyasubiramo yose. Cyakora ndagira ngo mbibutse urugamba ruheruka twarwanaga icyo rwatubwiraga. Rwatubwiraga ngo Imana imaze kubona umwijima ubuditse mu isi, ukomoka kuri Satani nabo akoresha n'intumwa ze. Imana nayo yahamagaye abana bayo ibaha intwaro. Yabahaye intwaro z'urumuri. Yababwira ngo ngaho nimugende
bana banjye muri umwijima w'icuraburindi, aho abantu barindagira kandi aho abantu bihebeye, mujyane urumuri mumurikira abantu n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya kandi Bibiliya yonye ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ibwira John Wycliffe ngo genda wandike Bibiliya mu rurimi rutari Ikilatini, mu rurimi rudahishwe. Bandikira Bibiliya mu Cyongereza babashe kuyisomera. Aratotezwa cyane ariko Bibiliya irandikwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbwire mwene data wambazaga iryo kwezwa k'ubuturo bwera, Imana yaravuze ku iherezo ry'imyaka 2300 ko Imana yejesheje ubuturo bwera, gushyiraho amahame y'ingenzi yari mu buturo bwera ikoresheje abana bayo b'abahanuzi biswe abagorozi. Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Bibiliya yari igamije iki? Bibiliya kuki dukomeza kuyerereza, kuyishyira hejuru? Bibiliya ihatse iki? Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo wenyine, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwo Yohana Umubatiza yaramubonye ava mu mazi, yari arimo kubatiza nk'uko pasiteri yabatizaga hariya, abatiza ibisambo, abatiza abambuzi, abatiza abanyeshyari, abatiza abagira amazimwe, abatiza abagome. Abona umuntu muri iryo teraniro udasanzwe, mwuka w'Imana aramumuyobora, amurangira umuntu uzira icyaha kandi nawe uje kubatizwa. Igitangaza kiraba, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubundi abantu Yohana Umubatiza yarahawe ubutumwa bumubwira ngo ngaho ni mwihane mw'abana b'incira mwe, muhungu umujinya ugiye gutera, ni mwihane muharure inzira z'Uwiteka, ahataringaniye muharinganize. Abo yabwiraga ayo magambo yo kwihana ni nabo yabatizaga. Arangije abona umuntu uza adasa n'abandi, wera, haleluya, umuziranenge, nyir'ugukiranuka kose, araza nawe ngo batizwe. Arikanga ava mu mazi, azamura amakanzu yari mu mazi muri Yorodani, arababwira ati mwe muretse gato, nimunkinguruke ndamubonye nguriya niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nawe amushyira mu mugezi aramubatiza. Bibiliya itubwira uwo ntama w'Imana watambwe ngo uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi ntama w'Imana ugiye kugaruka. Amen. Kandi ijambo ry'Imana niryo ritubwira ihame rya gatatu, ritubwira ngo yatugiriye ubuntu, kubera yuko iyo umwuzuye ngo ari ubuntu bugenje gute, ari ubuntu bugeretse ku bundi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo muba muzi kwishima mwari kuba mwishimye. Ibimwuzuye ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, kandi ibimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ihame rya gatatu rivuga ngo ubuntu, kandi ubuntu. Soma ijambo ry'Imana mu Baheburayo mu gice cya 37 uhereye ku murongo cya 10 uhereye ku murongo wa 37, amagambo avuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki muri iyo minsi iheruka? Azabeshwaho no kwizera. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Nasubira inyuma, umukiranutsi nasubira inyuma, umutima wanjye, umutima w'Imana ntuzamwishimira, kuko yahoze ari umukiranutsi. Ariko Pawulo n'abagenzi be yandikira bene wabo b'Abaheburayo aravuga ati ariko twebweho ntidufite kugira gute gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
dusenga Imana. Uwera, uwera, uwera mutanga bugingo Mana y'ukuri, Pawulo yuzuye mwuka wawe yavuze yuko atari mu basubira inyuma. Nyamara twe abenshi turi mu basubira inyuma. Dutangire nk'uko watangiriye abana bawe bashaka gusubira muri Egiputa. Baramu ashaka gusubira inyuma, uramutangira. Ndakwinginze ngo dutangire kuri aya manywa. Dutangirize mwuka wera, dutangirize ijambo ryawe. Udutangirize umunezero ukomoka mu gitambo cy'Ikaruvari. Uduhe kwizera ubuntu. Nta kindi gitunga abagenzi. Nta kindi kirema itandukaniro hagati y'umuntu n'undi keretse kwizera. Uduhe kwizera, udukize kutizera mu izina rya Yesu. Aha niho hari ibanga. Aha ngaha niho abagore babiri ngo bazaba barimo gusya ku rusyo rumwe, umwe akagenda undi agasigara. Niho abahinzi babiri bazaba bari mu murima umwe, umwe akagenda undi agasigara. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko dufite igihe kingana iki mu isi. Ari naho nahereye mvuga ngo aba bana b'Imana babatijwe none babatijwe saa 11 z'umugoroba. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hasigaye igihe kingana iki. Haracyasigaye igihe. Ntabwo igihe cyarangiye. Ntabwo igihe cyarangiye. Haracyasigaye igihe. Iki gihe umuntu w'Imana William Miller waje kuzuza ukwezwa k'ubuturo bwera, yaratitegereje abona igihe cyarangiye. Maze muribuka yuko tumaze iminsi tuvuga ngo nubwo ataje agenze gute. Pawulo yandikaga ko hasigaye igihe kingana iki. Haracyasigaye igihe. Haracyasigaye igihe. Biracyashoboka kwihana. Biracyashoboka guhinduka. Haracyasigaye igihe. Ariko igihe gisigaye kirangana iki? Igihe gisigaye ngo ni kigufi. Ariko ni kigufi bingana iki? Haleluya. Ngo ni kigufi cyane. Nubwo hasigaye igihe, nubwo Imana ikikurarika ngo mwana wanjye hindukira, dore icyo ngusaba gusa ni ukurarama ukarebaho. Rabukwa Ikaruvari. Biracyashoboka. Ariko birashoboka bingana iki? Ni igihe kigufi ngo ndetse kigufi cyane. None se ko ari kigufi cyane byo biragenda bite? Dukora iki muri iki gihe kigufi cyane? Ngo kandi uzaza niwe nde? Uzaza ninde? Uzaza ntazatinda. Kwizera kandi kwizera. Haleluya. Tugendane. Ngo kandi uzaza ntazatinda. Umukiranutsi wanjye muri icyo gihe kigufi, muri icyo gihe giteye ubwoba, muri icyo gihe inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa na cya kiyoka, muri icyo gihe basheze, ibintu byacitse, isi yamaze guta umurongo, intambara hepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, imiryango yasenyutse, ababyeyi bararira, indwara z'ibyorezo, amahano, akarengane, agahato. Mu gihe nk'iki dukora iki? Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ese kwizera ni iki? Yarakomeje arabisobanura umuntu w'Imana cyane. Uwo yitwa Pawulo. Aravuga ngo ibyo twe twiyemeje gukora uko guhitamo kwacu gushingiye ku kwizera. Kwizera rero
ndagira ngo mbabwire yuko ari ukwemera ibyo tubwirwa n'Imana bitaraba nkaho byamaze kuba. Amagambo yavugiwe aha yabwiwe benshi, haje abashyitsi benshi, ariko abana b'Imana bamwe muri bo bumviye ijambo ry'Imana bayizera nk'Imana itabeshya, uyu munsi babihamije izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta nubwo mfite ubushobozi bwo kumenya uko mwizeye, ariko amaso yanjye aranyereka yuko mwararitswe ngo muze mubatizo mukaba mwizeye mukabatizwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kwizera ni iki? Ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'iki, ko ari iby'ukuri. Kwizera, haleluya, kwizera ni ukumenya. Ntabwo wakwizera utamenye. Uko kwizera kwaba ari ibihwayihwayi, kwaba ari ukwizera kw'amarangamutima. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukumenya rwose. Umenya iki se? Urashaka kumenya iki? Ni ukumenya Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ukumenya rwose. Amen. Uramenya iki se? Uramenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni iki se? Ni ibimwuzuye, ni ubuntu bugeretse ku bundi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi ntabwo ari ukumenya ko ibasha kubikora ko n'igihe itabikora, ahubwo ni ukumenya rwose udashidikanya ko bitazagenza gute, bitazabura kubaho. Arakomeza ku murongo wa 2 ati, burya rero icyatumye abakera bahamywa neza, abakera bemerwa, abakera tubagarukaho, haleluya. Mu Cyongereza bavuze ngo they had a good report, haleluya. Ngo bagize raporo nziza, bafatiye Imana ku ijambo, maze Imana ibakoresha ibikomeye. Amen. Uko kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'Imana. Ku murongo wa 3, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kutumenyesha yuko twaremwe. Ariko twaremwe dute? Imana yaravuze bibaho. Ijambo ry'Imana ntirigaragara, ntirifatika, ntirigaragara, ariko ryaravuze rirema ibigaragara. Uyu munsi mu isi yacuramye, mu isi yamaze guta umurongo, abantu bizera yuko bakomotse ku tuntu duto cyane tungana za bagiteri duto cyane, twagiye twiremarema tuza kugira ikintu tuvukamo, maze abantu uyu munsi bariho bakaba bavuga yuko ari derive z'inguge cyangwa se utuntu dukomoka ku nguge. Ibyo rero ushobora kuvuga uti ni umuntu umwe wabivuze, ni Darwin, ntago byumviwe. Ariko muri UNESCO, umuryango, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ibitabo ritanga imyigishirize y'isi nitubwira evolution. Iki? Ibyuko abantu bakomoka ku tundi tuntu ariko bararushywa n'ubusa. Haleluya. Bagiye kubona umuremyi wa byose atwara itorero, basigaye bamanjiriwe, bavuge bati burya twaribeshye. Kwizera ngo niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, maze ibiboneka bikaremwa mu bitagaragara. Abakera bose bari bagufite. Haleluya. Abeli yari afite kwizera bituma hishurirwa igitambo cy'Ikaruvari,
ijambo ry'Imana yatubwira ku murongo wa 4 ngo nubwo yagiye n'uyu munsi aracyavugwa kubera ko yagenje gute, yajyanye kwizera. Abantu barapfa bakibagirana, iminsi irahita indi gataha, ariko uwizera, haleluya, uwo nguwo ntapfa, ahubwo arimortaliza, ahoraho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umubiri urashyingurwa, izina rigakomeza rigashimangirwa mu bitabo by'ubugingo. Uyu munsi abakera bagiye bafite kwizera, amazina yabo aracyagarukwaho mu materaniro y'abera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. N'uyu munsi turacyavuga umukurambere Abeli, Yesu arimo kubwiriza amugarukaho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mvuga si ibya Henoki, mvuga ibya Nowa, nganire ku kwizera kwagaragaye muri Aburahamu, sekuruza w'abizera, wiswe inshuti y'Imana. Pawulo aravuga ati abo bose mbavuze byandenga. Abo bose mvuga ntibakiriho, n'abakiriho bari mu ijuru, kandi ijuru rya gatatu Imana ihabwa icyubahiro. Ariko umurongo wa 13 aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, bajyanye ibyiringiro, si uko bamaze kugihabwa, ariko bakomeje gutumbira imbere, haleluya. Ngo si uko bamaze guhabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babirebaga biri kure cyane bakabyishimira, bagahamya ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si, haleluya. Ibyo ngo nibyo byatumye, nicyo cyatumye ngo abavuga batyo bose ku murongo wa 14 ngo baberekana ko bashaka gakondo. Iyo baba bakumbuye, iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kinaha, iyo Kanani yinaha kuba nziza, ariyo yo mu ijuru. Barashaka ikindi gihugu kiruta ino, aho bashaka ni mu ijuru. Ibyo bituma Imana ngo ihamya yuko ari Imana yabo, ngo ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, haleluya. Ibyo byatumye Imana ivugira mu kanwa k'umwana wayo yuko igiye kubategurira amazu meza, ngo ahiri nabo bazagenze gute. Abo bose baragiye, ariko bagiye bahembwe ibyo bizeye. Niba bararebaga umudugudu ushaho kuba mwiza, niba barabwiwe ibyayo mazu, niba uyu munsi turimo kuririmba amahoro atemba nk'uruzi ava mu ijambo ry'Imana, abo ngabo bagiye bahawe ibyo basezeranijwe? Oya, bagiye batarahabwa ibyasezeranijwe. Ibyasezeranijwe ni ibiki? Iby'Imana yabasezeranije ni ibyuzuye muri Kristo n'ubugingo buhoraho. Barabutegereje rero, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kwizera, kandi kwizera konyine bavandimwe. Ashira amanga cyane Pawulo, umuntu w'Imana, arongera aravuga ati abo bose ku murongo wa 39, nubwo bamaze guhamywa neza, haleluya, they had a good report, bamaze kubona raporo nziza, amen. Ntago raporo ya 40%, ntago raporo ya 70%, bamaze kuzuza 100% ko ari abakiranutsi, haleluya, ko ari abakiranutsi. Bakiranutse ryari? Byabagendekeye bite? Ko bamaze gukiranuka muri Kristo, haleluya. Abo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo. Ngo nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, yongeye kubigarukaho ku wundi murongo. Nanone ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Umva icyo Imana yagambiriye kuri aya manywa. Umva abana b'Imana babatijwe icyo Imana yagambiriye. Ngo ku murongo wa 40 igice cya 11, ngo kuko Imana yagambiriye kirushaho kuba cyiza, kugira ngo badatunganywa rwose. Ntago batunganyijwe rwose, kubera yuko bamwe imibiri yabo yaboreye mu gitaka. Bamwe baraho ngaho barategereje, bagiye gutunganywa rwose ryari? Ubwo bagiye kwambikwa kudapfa, uyu mubiri ubora ugasimburwa n'umubiri utabora, bakageraho ibihe bitabarwa,
bakagera mu bwiza bw'Imana, bakambikwa gukiranuka kwa Kristo bizeye kuva kera. Ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe rwose, ariko Imana yagambiriye ko batunganywa bate, ngo kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe nabo. Mose arabarinze bana b'Imana b'indera, Aburahamu arabategereje bavandimwe. Ntago mubyumva, ntago mubyumva, ntago mubishyikira yuko igitumye uyu munsi Abeli atagororerwa ingororano z'abizera, arakurindiriye nanjye arandindiriye. Haleluya. Muze duhuriye n'abera ku mugezi. Haleluya. Nuko tujye ku mugezi, duhurire ku mugezi, dusanga abamarayika, amazi yawatunganye atemba imbere y'Imana. Nuko tujye ku mugezi, duhurire n'abera ku mugezi, umugezi utunganye w'Imana, utemba imbere y'Imana. Haleluya. Abera baradutegereje, turararikirwa kujya kuri uwo mugezi ngo tuhahurire n'abera. Haleluya. Reverend Robert Lowry yari umuvugabutumwa w'umubatista wakundaga Imana, agakunda ijambo ry'Imana. Hari mu mpeshyi mu mwaka w'1864, hari ubushyuhe bwica abantu mu gihugu yari arimo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ubushyuhe bukabije, maze Robert Lowry aryama mu ntebe yihungiza atekereza iby'ibyo bihe. Kubw'urukundo yakundaga ijambo ry'Imana yinjira mu mutima we, araturika atangira kuririmba amagambo atarazi. Haleluya. Atangira kwerekwa amagambo yanditse mu byahishuwe mu gice cya 22, igice gisoza ijambo ry'Imana. Igihe arimo gutekereza ku bushyuhe, ntago yaheranywe n'ubushyuhe. Iyo aza kuba adafite mwuka wera ngo aba yizeye ibyasezeranyijwe, aba yaravuze ati dore umuriro uzatangira. Ugenje gute? Umuriro uzatangira utya. Burya abera berekwa ibyera, kandi abanyabyaha berekwa iteka abanyabyaha bazacirwaho. Imana itwara mu iyerekwa Robert, imujyana mu gice cya 22 cy'ibyahishuwe, ahanditse ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Arimo kwitegereza urwo ruzi, ahishurirwa yuko ariho hagiye guhurira n'abera. Haleluya. Maze abona ku nkombe z'urwo ruzi hateye ibiti. Haleluya. Bihagarariye imiryango 12. Amen. Imiryango 12 y'abizera, imiryango 12 ya Isirayeli. Ngo ku nkombe z'uwo mugezi, aho ngaho niho abera batemberaga. Kandi nimukomeza iki gice murabona yuko ntago hari hakiriho gushidikanya. Ubwoba bwari bwaramizwe no gutsinda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ku nkombe z'uwo mugezi, aho niho duhamagarirwa kuzatambagira. Imana imugirira neza, imuvana mu bushyuhe bw'impeshyi, imuvana mu kwiheba kwari kuriho icyo gihe, kuko abantu barapfaga rwose. Klimatizeri ngira ngo icyo gihe zari zitaraba nyinshi cyangwa zitaraza. Maze Imana ibobeza umutima we,
iwobeza n'ijambo ry'Imana, imuha amafu. Yavuga ngo tuzatambagira ku nkombe z'uwo mugezi. Niduhatambagira tuzakora iki? Ngo tuzaramya umwami w'iteka kandi tuzamuramya mu mavuna y'ibyumweru bibiri. Oya, aravuga ngo tuzamuramya mu gihe cyiza cyane kandi kidashira. Amen. Arakomeza aravuga ati nitugera kuri uwo mugezi, nitumanuka tugiye kuhahurira n'abera. Haleluya. Ntabwo murimo kumfasha kwishima ngo abagenzi bazamanuka ajya kuri uwo mugezi, ariko uwo mugezi ntabwo uri mu gikombe, nta nubwo uri mu gishanga. Uwo mugezi uri mu mpinga z'umusozi. Haleluya. Abazasanga uwo mugezi ngo bazatura imitwaro yabo, kandi nibatura imitwaro yabo baruhuwe icyaha n'ingaruka zacyo. Imana Data izabambika amakamba, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Azaba ari amakamba y'iki? Twakoze iki? Ibimwuzuye byose ni ubuntu bugeretse ku bundi. Amen. Ibimwuzuye ni ubuntu bugeretse ku bundi. Duhabwa amakamba. Ku nkombe y'uwo mugezi niho tuzatambagira, turamye umwami w'iteka mu gihe cyiza kidashira. Nuko tujye ku mugezi, duhurire n'abera ku mugezi. N'umugezi utunganye w'Imana utemba imbere y'intebe. Mu ntambara yacaga ibintu mu burasirazuba bwo hagati, umwana w'umuhungu mutoya yari yatabaye ajya mu ngabo zarwaniraga Abongereza aho ngaho zivuye muri Scotland. Igihe urugamba rwamishaga imituku, intambara ikomeye, umwana muto w'umuhungu acika akaguru, arakomereka cyane, arava. Maze umwe mu bamisiyoneri b'Abanyamerika bari mu mujyi wa Cairo bajya gusura ibitaro by'inkomere. Igihe bari barimo kugenda bashaka uko batabara, bashaka uko bakwita kuri izo nkomere z'intambara, uwo mudamu yaje kubona umwana mutoya umuhungu. Abajije muganga status y'uwo mwana cyangwa urwego uwo mwana ariho, muganga aramubwira turiya mwana w'umuhungu yavuye cyane, asigaje amasaha make agashiramo umwuka, ntago buri buke. Ku minwa yatitiraga y'uwo mwana w'umuhungu hariho ijambo rimwe gusa rivuga ngo mama, mama, mama. Yari yarasize nyina muri Scotland, aratabara. Igihe uwo missioneri w'umudamu yamwegeraga, yagize agahinda kenshi. Aragenda afata igitambaro agikoza muri barafu, araza akoza ku ruhanga rw'uwo mwana. Umwana yumvaga y'ubuyanja, aho afunguye amaso aramubwira ati naringize ngo ni mama. Aramubwira ati se mama wawe wampa kontakte ze nkamwandikira? Yari yamenye yuko arimo arasunika umwuka we wa nyuma. Uwo mwana aramubwira ati byihorere, muganga yambwiye ko azamubwira. Yitegereje mu maso heza hakeye h'uwo mwana usunika umwuka wa nyuma, yibaza icyo yamukorera, abuze icyo avuga. Kubw'agahinda kenshi areba iburyo bwe, ahabona uruzi rwa Nile. Izuba ryararengaga rimurika mu mazi ya Nile. Uwo mudamu indirimbo turimo kuririmba iturika mutima we, arayitera. Igihe ayiteraga ikwiza ibyiringiro mu nkomere zari aho zose zirikiriza. Amajwi yose uko arane arazamuka.
barimba bati duhuriye ku mugezi. Yuzura amarira n'umunezero, arongera akora ku ruhanga rwa wa mwana, aramubaza ati ese wizeye ibyo tuzahurira kuri uwo mugezi? Umwana amubwira ati nabyizeye, n'imbaraga nyinshi ku muntu usunika umwuka wa nyuma. Ati kuki ubyizeye? Ati ni igitambo cy'ikaruvari cya ntama w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Duhurire ku mugezi, dusanga abamarayika, amazi yawatunganye atemba imbere y'intebe. Haleluya. Uwaba wizeye iby'uwo mugezi yahaguruka tugasenga Imana. Uwo mugezi uri hafi, urugendo rugiye gushira. Jambo ry'Imana yatubwiye ngo kandi uzaza ntazatinda. Ntabwo ari kera ibi biruhije, ibi birambiranye bikarangira. Birashoboka yuko hari uwaba afite ubuhamya, ahamya nk'uwo mwana w'umuhungu wahumekaga umwuka we wa nyuma, yizera adashidikanya ko Kristo ntama w'Imana azamuhuza n'abandi bera kuri urya mugezi nyina yakundaga cyane, akongera akamubona. Yujuje ibyiringiro mu mutima w'uwo misiyoneri. Waba wizeye ntama w'Imana, ukuraho ibyaha by'abari mu isi, utura imitwaro abagenzi bemera guca muri iriya nzira. Ndakurarika ngo utere intambwe dusengane hari imbere. Haleluya. Umukiza arambwira ko mbuze imbaraga. Ndumva umukiza ambwira ko mbuze imbaraga. Haleluya. Umwanya n'uwanyu bana b'Imana. Turapfukama ahangaha duhamye yuko ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ari we kunesha kwacu, ari we wishyuriye mwenda, ari we bugingo bwacu kandi yarabuduhaye. Umwanya n'uwanyu. Ku nkombe z'uriya mugezi tuzahatambagira kandi tuzaba turimo kuramya umwami w'iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Shiki wanjye, Imana iguha umugisha. Dukomeze tuyihamye. Haleluya. Dukomeze duhamye Imana, dukomeze tuyiyegurire. Haleluya. Ariko si igikorwa cy'ababatijwe gusa bakwiye kuyihamya, bayihamije rwose, ukomeze muzi. Ariko ni igikorwa cy'umutima wose uhamya yuko ari we kuzuka n'ubugingo bwacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Afite imbaraga zo gukiza abembe no koroshya umutima. Haleluya. 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 Izi si inkuru zo kubareshya. Ubu ni ubuhamya bwo kumuhamya, kuko ahoraho, niwe kunesha, niwe bugingo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abo bose baragiye, abera baragiye, bagenda bakizeye, ntibahawe ibyasezeranyijwe, ariko baragutegereje. Baragutegereje wa mudiyakoni we uri ahangaha, baragutegereje wa mukuru w'itorero uri ahangaha, wa mwizera we uri ahangaha. Utumye abera badahembwa, kubera yuko umwami Imana idatinze isezerano ryayo, ahubwo ngo idutegereza, itwihanganira, idashaka yuko nawe winangiye warimbuka. Nawe winangiye warimbuka. Imana irakwinginga. Yesu araguhamagara. Yesu arahamagara. Yesu araguhamagara. Araguhamagara ryari? Ubu none. Kwifuza uyu munsi niki gituma wanga kwitaba. Ese iyo mpamvu urayifite mu by'ukuri ituma wanga kwitaba? Ukayobagurika. Uyu munsi ntabwo tugufungiranye inyuma y'urugi. Uyu munsi Yesu arakurarika. Yesu araguhamagara.
aho kigeze dukoze ibyo twagombaga gukora nk'abantu, ariko Mwuka Wera ufite ubushobozi bwose urondora umutima akawumenya, arondora umutima wawe akumenyeshe yuko igihe gisigaye ari kigufi ndetse cyane, akugirire neza, akwemeze yuko ukwiye gufata icyemezo kandi none, angirire neza, antera umwete, akugire neza, agutera umwete. Tugiye guhura n'abera kuri uriya mugezi, kandi uriya mugezi uratunganya, ni umugezi utewe igiti cy'ubugingo, ntabwo abantu bazongera gupfa. Cya giti Adamu na Eva batariyeho bagiye kongera kukiryaho, amen, ntibazongera gucumura, ntabwo bazakenera kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi, ahubwo umwana w'intama azahinduka umucyo wabo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ugiye turirimba indirimbo ya 47 dusoza, turacyatanga amahirwe, niyo ya nyuma tugiye kuririmba, hanyuma dupfukamira Imana ahangaha tuyihamye, amen. Duhagaze ku nkengero, abantu bamwe batangiye gushyiramo ibirenge, tugiye kwambuka hakurya. Rero hakurya ruriya ruzi niba udapfa, amen. Hagaze ku nkengero, mpagaze ku nkengero ya Yorodani, nubura amaso ndora igihugu cyiza cy'i Kanani, niho ibyanjye biri, n'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka. Hakurya muri ibyo bibaya hahora umuciteka, Yesu Kristo ni uzahaberu mucyaha kuri joro, n'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka. Aho heza nzahagera ryari, ngo mpabe mpiriwe, nzareba Data mu maso ryari, nduhukire ibwami bwe, n'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka. Mfite ibyishimo mu mutima, sinshaka kuguma aha, Yorodani isumiraho sariko, ntinyuka kuyambuka, n'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka. Turagushimye Data mwiza, nshimiye kubw'ijambo ryawe, izina ryawe, tunejejwe n'urukundo rwawe wadukunze ruhereranije, wemeye kudupfira, wemera kutwitangira, ni kubw'urukundo rwawe ubishimwe, nta wabona uko arurondora. Niyo mpamvu muri uyu mwanya
unyujije mu kanwa k'umugaragu wawe ijambo ryawe wongeye kongera kudutera umunezero wo kuzahagarara ku nyanja y'ibirahuri. Uzabidushoboze. Hari abatubanjirije ariko bapfuye bizeye, ugiye kugira kwizera, maze tujye duhora duhanga amaso kuri wowe kuko ari we banza ryo kwizera. Ubwo ugiye kugaruka tuzishimire gusanganira. Turagusabye mwami Imana ugiye kugira ibyo byiringiro muri twe. Umugaragu wawe unyujije mu iri jambo umuhe gukomeza kugira ibyiringiro muri wowe. Twebwe abaryumvishe ugiye kugira ibyiringiro muri wowe. Muri cya gitondo kuri urya munsi uzaduye guhagarara kuri rya nyanja y'ibirahuri. Ugiye gukomeza kwizera, ugiye gukomeza gutumbira wowe kuko ari wanze ryo kwizera, maze tujye duhanze amaso yacu ku musaraba w'Ikaruvari. Ubwo ugiye kugaruka tuzishimire kugusanganira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Dufite ibyiringiro by'ukuri ko Yesu azagaruka. Twizezwa nuko ubwe yabivuze, twizeye isezerano rye. Ubwo amoko yo mu isi